ntacyo musagiburana intambara n'ibigeragezo umurabyo maze kubarwanirira bene data mwubage. Ni Gocha TV. Tugize umugisha kuri uyu munsi twakiriye umukozi w'Imana muri programu yacu yo kubagezaho ijambo ry'Imana hamwe na Gocha TV. Uyu munsi twakiriye umukozi w'Imana wamenyekanye mu itangazamakuru, mu mbuga nkoranyambaga, arazwi, aramenyerewe, nta muntu utamuzi, azwi ku izina rya Nyarudindiri. Uyu munsi musaza Rose Muhanda. Igigeraho musaza wa Rose Muhanda. Nyarudindiri official musaza Rose Muhanda ni channel yanjye. Okay. Indi ya kabiri ni bene data Nyarudindiri. Ufite na channel. Izo channel rwose abantu bose batwumva bashobora no kuza kuzisura. Ariko by'umwihariko aka kanya rero tumaze guhura nawe Nyarudindiri, turifuza yuko wabanza ukadusengera, ugasenga Imana, hanyuma tukinjira mu mwanya wo kugira ngo tuganire mu buryo burambuye. Ndatekereza ko uyu munsi abantu bari buze kumenya byinshi batari bazi kuri Nyarudindiri. Turahababereye rero, reka tumwakire abanza dusengere nk'umukozi w'Imana, hanyuma dutangire twese turi mu mwuka umwe. Karibu. Nonese wera muzinya bakunga mutabashimye twembaza kuko aturinze n'ijoro ryakeye kugeza amasaha midatoza. Hari benshi bavuye muri uwo mubiri, hari benshi bagize ati kigwa. Turagushimye Mwami kuba Mwami Yesu waturinze. Mwami n'ukundurwa n'imbazo zawe watugiriye Mwami. Urakoze Mwami, nanziza kugusemba bazi Mwami, turabare Mwami Yesu we kubyo twagukiraniwe byose Mwami Yesu, turi mu isi Mwami, twambaye umubiri Mwami datobuza, utweze dutunganye Mwami datobuza. Yesu we nyagwa ku ngoma, Yesu twogese amaraso yawe wameneye ku musaraba Golgotha, kandi twambika imbaraga Mwami dukomeze muri urugendo twatagiye Mwami datobuza, dusiga Mwami datobuza byakatugirira umumaro. Ariko Mwami kuko Mwami wowe ubureba Mwami datobuza kuko nago werekwa, ubona ibitugira umumaro ukabona n'ibitatugira umumaro. Wewe uduha ibidukwiriye Mwami, kandi tujya Yesu yagwa ku ngoma twabasha kugukora Mwami datobuza ntitujye kuri yawe. Ngaho urakoze Mwami kuko utubabariye mu byo twagucumuye byose Mwami. Uri umutanga bugingo Mwami, umutanga imbabazi Mwami. Twandike mu gitabo cy'uba wanditsemo abakiranutsi, igitabo cy'ubugingo. Nize ko kumwe natwe Mwami ibyo tugiye kuganira nibiguhesha icyubahiro nyagwa ku ngoma. Nize ko kumwe natwe byamaze mbyise mu isi twumvira akoze. Amen. Urakoze cyane Nyarudindiri. Mu by'ukuri Nyarudindiri ni umuntu uzwi cyane nkuko natangiye mbivuga. Abantu benshi cyane barakuzi. Si yose iranzi. Ariko naze gusenga Imana iransabira ati mwana wanjye nawe uragera. Nibyo? Ati nawe uragera mwana wanjye nawe ndakugeza. Ati kwa kugeza nzakwikiza mu nzu yanavuganye nawe muri umujyi wa Kigali igendanye n'igihe, ifatika kandi nini rwose, ifite n'amanegisi ku ruhande. Imana irongera nsangira ati ngiye kuza kwambuka ibihugu ujye kuririmba hanze, Tanzania, kwa Rose Muhanda, muri Kenya, Uganda, Burundi, Congo, muri Amerika, i Burayi. Ati nibwo uzabona ko hari aho ndi kukugeza koko, ariko nawe uragera. Imana izabikora. Kandi Imana ibyivuga ni ukuri, kandi Imana ishoboye byose nta cyayinana. Rero Nyarudindiri, mbere yo gukomeza mfite ikibazo cy'amatsiko nshaka kubaza, kandi n'abantu benshi cyane bakomeje kujya bibaza Nyarudindiri ni muntu ki. Mu by'ukuri amazina yawe ya nyayo naya? Ese ni Nyarudindiri izina ryawe? Nyarudindiri byavuye? Amazina yanjye bwite ni Dusengimana Jean Baptiste. Abantu benshi Dusengimana Jean Baptiste, iyo zina ntaryo bazi. Dusengimana Jean Baptiste niyo abaruyeho ku numero zanjye, kuri ku byangombwa kwiranga muntu niyo yanditseho. Nyarudindiri se riza gute? Nyarudindiri nyine uko navutse mvukira Nyagatare, mama na papa bo bavuka ku Gisenyi hara mu Rugoyi. Ejo bundi wari umuhanzi nagiye kubyinira ku mashusho, anjyana ku mazi mu bwato hariya kuri ya mahoteli. Tumanza handi aho bita mu Rugoyi mu Cyayi. Yego. Ndavuga ati Mana we nageze ahantu papa na mama bavuka mu Bagoyi, bavuga Urugoyi. Ubwo rero ngewe nkaba mvuka Nyagatare.
kuko mama na papa baza gushakana bahita bajya kugura amasambu kera ari Nyagatare. Nuko rero mu miryango aho papa avuka ari abarozi ari abarangi none bananga ibitambi kuzimu kera mfite imyaka 1 ariko njyewe umenye ubwende njya gusenga mama ajya mu baporoso ajya muri ADPR menye ubwenge turi jya gusenga muri ADPR muragucyo nkorera Imana ariko natanzwe ibitambi kuzimu bitewe n'imiryango aho papa avuka ari abarozi ari abarangi bacurangira za Nyabingi abagirwa kwa sogokuru yacurangaga inanga kumva ibintu kubyina mu cyumba nitumenye ibyaha byongera mushiki wanjye turi batoya ubwo nibwo bari kunaga ibitambi kuzimu nabizi. Ababyeyi baracyariho? Oya barapfuye bose barapfuye. Abavandimwe? Bashiki banjye 3 gusa. Bashiki 3. Nabwo rero nibwo byagezaho menye ubwenge mfite akadakagese baranduze ikibare cyarakwinda yose natabasha no gukora mu bijyo kabiri bakajya bambwa ngo rekera udaturika ugasandara ugahita kubigezaho papa za gusara aze gusara asara saka kunyica ariko ngati mwana wanjye ndagukunda yari ari kudirisha narabirebaga ari kudisha shokoza gataki yambaye na marinette na kavati mbese niwe nakurikize ko nago wabenkura ukuteka ako gasatsi ayo marinette karavati nwankuraho ni yo umva ni umurage wa papa mbese nkunda kavati n'amakoti ndayakunda cyane nani igomba kunyamika ndi makositimu binyura icyo ku bantu nuko rero papa saka kunyica nibwo bahitaga bamungisha kwa mama wacu mu Bugesera kwa mumuna mama noneho ngeze kwa murumuna mama noneho buri wese akajya amamagara izina ashaka Nyarudindiri undi akaza muzehe undi ati Nyaruda undi Kibirando undi Nyagupfa urapfana byose bitaba urapfuye nabura rindagiye urapfuka vaho ese nyine naje nkabyemera ko amazina ego mane ariko nyine Nyarudindiriza kuba ryo zina rirutandi mazina ryamenyekanye Zaburitse yaje kunsura bwa mbere kuko uba muri akavideo bwa mbere na mbere nzamuka ku YouTube ni Papa Boringo Papa Boringo niwe muri akavideo sinari muzi naho nigeze murira nawe ngo mu biterane hoya ari umumama nari nasuye igikondo w'inshuti yanjye yego anyereka Papa Boringo kuri telefone mfata nomero ze mfite telefone y'agatoshi yego ubwo nimitamo telefone ndamwibwira nshaka turitiranwa nawe yitwa za Batista nuko ndamubwira ati nzagusura ndamubwira ati nabonye ufite amavuta menshi cyane urimo umwuka w'Imana ntabwo umeze nk'abandi bahanzi b'iki gihe nuko nza kujyayo ndamubwira ati rwose mfite indirimbo maze igihe imyaka 2 narakoze imwe ya audio nabwo bayinkoreye Imana bahumugisha cyane bayinkoreye ku buntu cy'igihe bwa mbere nuko arambwira ati uretse ndavuga ati uyinshyire kuri YouTube yawe ushireho ifoto ariko bajye bayicuranga ari ifoto yanjye ariko iri kuri YouTube yawe ariko bajye bayireba ariko iri kuri YouTube yawe nanjye namamara arambwira ati sinibyo gusa ahubwo nzakukorera video nzagusubira angura kaka video ndi muri salo angura nakandi ndi hanze n'ikeka nk'ushobora n'amashi Zaburitse abariyo ya mbere ihamagara Papa Boringo nuko bigezaho amuhaye nomero aho nakumamagara Zaburitse iraza isahano usangaho ndi mu kirangarizwa umuzamu hari rero n'umusinzi uri aho ngaho naga bashaka ngo natera imbere ibyo ndabizi Imana ibimbwira byose nuko tujya mu nsina nuko nibwo byagezaho bazamutse gucyo biturutse kuri Papa Boringo nuko bavuga ngo ayo mazina banyitaga nuko bigezeho biba irazamutse Zaburitse aravuga ati ibyo se nasiko narishaka arambwa ati se kari byo ngomba kwandika namegeze Bazimana ati Imana rirazi nasinge shaka usizina Nyarudindiri ubundi bwo ariyo mazina mama yaranditse no kuburanga muntu koko buriya dusenga Imana z'Abatista ninge wayigise ndi muri Kongo mbatizwa mu mazi menshi mfite imyaka 15
itanu ndegwa kwa mama wacu. Okay. Nza gufata irangamuntu duhungutse njyana ya fishi. Mfata ibyangombwa bwa mbere. Okay. Nuko niko byageze aho Imana irasangira ngo mwana wanjye izina Nyarudindi nicyo nzamuye nta wundi muzarihurizaho. Nyarudindi nta wundi muzarihurizaho niryo zina Imana yazamuye. None se Nyarudindi tutarajya kuri byinshi cyane ndumva uyu munsi no mugisha kandi abantu bose bazareba iyi video hari ibintu byinshi cyane bazamenya kuri wowe. Nyarudindiri ni umusore. Nyarudindiri yewe ndacyari umusore w'imanzi sinzi gukwitiriza hirya no hino. Mbese w'imyaka 43. Imyaka 43. Navutse muri 80. Ariko ubu ngubu ndeba ubu bari kuvuga ko mfite imyaka 20 none bari kugenda bayimanura. Iminsi igenda izamuka. Urimo urarushaho kujya mu bwiza. Njya mu bundi. Uva mu bwiza ujya mu bundi. Abakobwa bari kunereka. Umva none ndabakira. Basa. Umva. Ariko abandi bahungu abandi bagabo hamwe n'abasore bakumva tekunyiri ugira umutiki k'abakobwa bagukunda mbere mwabwa ati ni kubera Imana mfite Imana yamaye inyenyeri. Noneho abantu bose abakobwa none kugenda wihisha unibombarika byoroshye. Imana yaratsanzira ngo ati mwana wanjye nguhaye igikundiro nguhaye ubwiza nguhaye igitinyiro nguhaye inyenyeri. Ntiratsangira ngo ati nta munyamakuru uzijya uhamaga umunyamakuru uwo bazakwiyamaganya ujye umbaza mugira inama uwo wawe ikiganiro. Noye se Nyarudindi muri iyo myaka kandi numva ufite n'abakobwa uri umusore nyine kandi nyine ukeneye gukora ibyo abandi bakora ukaba umugabo ukagira urugo ntawe wihebeye nta uhari wihebeye rwose. Imana yaratsanzira ngo ati mwana wanjye tuza nzagwafera umuzungu ati gisezerano nzarisohoza. Amen. Nacyo umuzungu atari abazungu aba bari hano mu Rwanda izamwagurikiriza muri Amerika cyangwa i Burayi. Ni umuzungu fiance wawe cyane. Ubwo bamwe bakwirukaho b'Abanyarwanda basubiza amerwe mu isa. Dutangarije abakobwa bakugendagaho abaturuka muri Afrika aho baba batutse ari hose. Narihanganye iyo Imana igutindizira iragutegera. Umwirabura nta gahunda ihari. Igihugu yavamo cyose. Icyo ngeze Imana irazikinyigisha. I love you so much. Agukunda cyane. Bimenye vuba ari Imana ikubinyigisha. Good morning. Mwaramutse. Kaki urakoze. Ubugize urya utanze ntacyo tibayi rwose ntacyo twavugana nawe. Ntabwo ndakimenya neza. Roza Muhanda haguruka mu Rwanda bwa mbere paka abone Nyarudindiri wa undi ukunda usubiramo indirimbo ya nani Giswahili azi babyinane kuri stage ku ndirimbo ze. Ayo ndi agaruke bwa kabiri mpaka tubonane tuginane mwebwe nako mubibona. Ariko Nyarudindi ukivuga ibyo ngibyo hari ikintu mise nibuka. Ndashaka kugira ngo usobanurire abantu bose babyumve basobanukirwe kuko abantu hari ijambo rya abantu bagiye bakunda kumva usubiramo ngo Nyarudindiri musaza waroze Muhanda. Tubwire neza amakuru n'amakuru. Musaza waroze Muhanda. Naranabivuze turi kubyinana isigege ndamubwira ati ubu bavuga ko ndi musaza waroza Muhanda. Roza Muhanda nari musiki wanjye cyane. Arishima cyane bakagenda bamusobanura mu Giswahili. Imana ibibyemeze gutyo kwisi hose ni Nyarudindiri official musaza waroza Muhanda. Neza. Roza Muhanda narabizi ko ndi musaza arabizi. Nibyo. Nahise Roza Muhanda mushobora kuvugana gute? Roza Muhanda zikakoresha Igiswahili bimeze gute ni gute musabana gute mukumvikana gute yewe uretse ko nomero yo muyinshakire paka Imana imena telefone mbaze kuvugana nawe nuko mubwira mu Giswahili Roza Muhanda ndugu yangu nakupenda sana. Hanyuma nagusubiza seti nakupenda sana Nyarudindiri. Urongera iki? Nakupenda sana. Nanjye nuko tabwara fiance wanjye tugeze mu
buriri mubwira ati I love you so much bahita menya ibyo mubwiye cyane uyu muzungu ubu ngubu rwose none se utegereje isezerano turasenga urimo uramusengera imyaka 43 ko numva uri kugenda ukaba mu busaza ahubwo ndagira kugenda mbagasora Imana yaransanze yambwa ati mwana wanjye sindagusiga umubiri neza ubu nukuvuga ngo Imana ndagusiga neza nzagusiga neza mwana wanjye ati ndakubaha mwana wanjye kuko unyubahisha ku isi hose no mu bapagani uranyubahisha ati nanjye ndakubanje Uwiteka ati mvuganye nawe nzagusiga neza kabi keza wicaye mu nzu yawe bwite navuganye nawe kandi iraje kandi korera mu bantu igendanye n'igihe isakaye ya yindi basakara bajya bavuga ngo impande zose urahari Imana we ya indi ya mpande zose urahari impande zose urahari Imana bantu mutwumva rero y'agacurama y'amabati agendanye n'igihe uyu ni Nyarudindiri official musaza Rose Muhanga musaza Rose nakubikarecho no yaje ntabwo nongera gukora iryo kosa official musaza Rose Muhanga yego ugahituma se Brian ugahituma se Brian ukongera none ukasubira kuri YouTube ukandika bene data by Nyarudindiri ni yandirimbo natangiriyeho bwa mbere yitwa bene data mwubahe Imana muyiringire ntacyo musagiburana intambara n'ibige ageze umuriro maze kubarwanirira bene data mwubahe Imana muyiringire ntacyo musagiburana intambara n'ibige ageze umuriro maze kubarwanirira irakomeye Imana yacu irakomeye iteye ubwoba imirimo idukorera iratangaje yemwe iratangaje rero channel ya kabiri wandika bene data by Nyarudindiri iyo channel uva yitiriwe indirimbo ya mbere wasohoye kuva aho utangiye kwinjira mu buhanzi umaze gushyira ahagaragara indirimbo zingahe maze gushyira indirimbo zawodiye 12 sigize album ariko mwandi gusenga Imana amafaranga tsohora inda album ya kabiri isabigijwe n'indirimbo 12 no se Nyarudindiri ko tuzi ko gusohora kubera ko mfite indirimbo 162 wahimbye zawe ubwo rero mfite indirimbo ziri hanze 12 Numva indirimbo zifite nakwirirwa nzakisha papira mfata ibyo mu rutoki bihuriza n'amateke n'ibishimbo oya indirimbo razifite Nyarudindiri ubundi natangiye guhanga indirimbo ya mbere mu mwaka 2000 ubwo washize imyaka 22 ibaze iyo myaka yose uri umuhanzi Wiringiye Imana Theo ni inshuti yanjye we yatangiye guhanga 2004 Wiringiye Imana Theo no kuvuga ngo zamuka deregiti kubera ko njye nayo mfite icyanjye n'imibara nanze bitambikuze mu miryango ngoma kudindira gutyo ariko ntago wavuye yute kuva muri biriya bitambo bari ntabakubohoje bakuvana muri yewe Imana yansanze urambura ngo ati nkohereza Kigali njya kuririmba kuri Zen Tape kwa Gitwaza kuko Imana yankuye mu ADPR 2006 none se ubusengera sengera kuri Facebook ya Kimironko nubwo abantu bagenda banyibeshaho ngo nduwa ADPR ntabwo nduwa ADPR ntabwo wayitinga gutya uwa ADPR ni wadina na Rose Muhanga ibiciro byose mu Rwanda ibyo ni ibintu bizwe bahita bakufeteza baguca bakagusora mu itorero sengera kuri Facebook ya Kimironko ariko ahantu nagendaga nsengera ku matorero hamwe bakayafunga ahandi nyine mupata agacika intege itorero rikaba rirahagaze nuko nibwo byageze aho ahandi najya kunaririmba ati uririmba icara bakanyicaza nagera ahantu naririmba indirimbo banagira naririmba imwe indi y'akasimba n'iririmbi bakabanyetse mikrofone wowe waririmbye mwegera ariko ubundi ibyo uririmba ni ibiki ko tutari kubyumva ica genda banzi ariko kuzima byaranze ntiwigeze uzima rwose nuko Imana ikambwira ati mwana wanjye
umudugudu umwe n'ukwanga uzawuvuga ku wundi kugeza igihe nzashoje icyo nakuvuganye nawe ati ndagutwikuruye nkabwira Imana ati ese Mana ko ndi kugera ahantu Mana koko nibagere nibamena itiki kandi banananiye mwazira yuko ngo natashoye indirimbo Imana ikansanga ikambwira ati nagutindiza yakunze kugutegera nubwo rero aba bahanzi bose baguciyeho waratangiye imbere baguciyeho ati mwana wanjye urazose pasi none niko biri ubu uri umuririmbyi uraririmbana na Rose Muhando cyane ni bande bazahura na Rose Muhando bikandikwa mu mateka y'isi biragoye uretse Nyarudindiri Imana yasize amavuta Imana yasize amavuta n'ubu ngubu agakiza ko muri ADEPR ka kera kuko ariho nakuri ubu ngewe niko nyirimo ADEPR agakiza umwuka n'imbaraga wavanye nibyo nyiri nabyo ntabwo ngewe ibihe by'amatorero uko bijyana kubyamindura ngiye ngumana n'agakiza kuko Imana yigiye kumuza n'umuzungu waba unamuzi wakundaga kubwiriza no ku muhanda bagendanye mwawe noneho iwe asaka kungurira bwa buntu bambara mu maboko asaka kungurira na twa tuntu mu nzozi ndabyanga ndavuga ati no ndavuga icyongereza n'akanyarwanda gake ndavuga ati ibyo sinzanabyamba ntabwo ari isandi kwambara ukuvuga ngo ADEPR yaguhaye umurongo niwo ngenderaho aho wajya hose niyo mpamvu abantu bose bambwira ariko uriho muri ADEPR ntabwo atewe sinjyaga ku fose ko y'ubu ngubu ariko tubona imyitwarire ari iya ADEPR ntabwo niyo yandeze kuva na kera barakureze rwose niyo yandeze nuko bagendaga bapfinyagaza ariko Imana ashaka kugira ngo inyuremo njye ahantu bazama agaciro nkahita nzamuka aka kanya umuntu atumiye Nyarudindiri ninde pasiteri wamuha rekomandasiyo ninde waguha rekomandasiyo ihamya yuko uri umukristo njyewe rekomandasiyo ngizo ni umwuka w'Imana ndimo none se nta aho usengera nta rekomandasiyo baguha oya base ko yana kuvuga ngo ibyemezo barakureka ukavuga ubutumwa va kubihagararamo neza gusa bose none se na usuba kwaka icyemezo kubenshi bagenda ku bintu by'ibyemezo by'amatorero ariko Imana itababona yakoze amahaniro yajya mu rusengero ngo ngasanya icyemezo agakubitana n'abahanuzi babo bagahita bamurondora n'abakiririmbyi kandi ngo afite icyemezo cy'itorero yakoze amahaniro rero igipapuro si cyo cyangombwa icyangombwa umwuka w'Imana wonyine nubwo wameze uri wakwinjira mu rusengero bakaba bakumenya ati ni umukozi w'Imana umwicaza imbere yaba kuba mu mubare bose Imana ayobora umuntu tagomba iki gipapuro siniki mbere yo gusoza iki kiganiro ndumva twakubaza ufite izihe inzozi ni izihe nzozi ufite mu murimo w'Imana mu kazi k'ubuhanzi bakuziho ni izihe ntego wumva ufite ngewe intego mfite niyo gukorera Imana nkayivugira nzayigwa inyuma ngewe uzi ahantu inkuye mu bigirwamana byo mu miryango y'iwacu mbese iyo ngize nka Aburahamu kandi amasezerano y'Imana nigeze nka Aburahamu gukorera Imana nkava mu Rwanda nkajya hanze muri Amerika mu Burayi hose ku isi hose nkazenguruka kuko Imana yambwiye ko izanyuza no muri Amerika nibyo ariko nzamanza nice mu nzu yanjye niko Imana yambwiye yindi ya mpande zose urahari impande zose urahari Imana we niko Imana yambwiye Imana iratsanga yambati mwana wanjye ntabwo nakuriza indege ngo ugiye hanze narakwicaza mu nzu yawe muri uyu mujyi wa Kigali ugomba kugenda ufite amashimwe hano mu Rwanda isezerano ufite se wa muzungukazi ugomba kuzubakana urugo iyo nzu muzayibanamo cyangwa uzamusanga we kuzabukorera hanze y'igihugu ngewe Imana yambwiye ko azaza mu Rwanda najya hanze tukaza tuje mu Rwanda ubukwe bukabera ahantu nasebereye mu Rwanda aho wasebeye ukaba ariho wambarira icyubahiro niko Imana yambwiye Imana yabimbwiye ati mutabarira hose bereye abantu bagukunda abantu bagukurikira aka kanya wababwira iki mbere yuko twasoza icyo nababwira nimba mukunda Nyarudindiri mugire icyo mumufasha nyine reba na telefone ifite ya touch ikindi nyine gusohora album ya kabiri ya audio igizwe n'indirimbo 12 kandi bisaba amafaranga kwiza muri studio
ngewe nzasohora amashusho ariko nicaye mu nzu yanjye muri uwo mujyi wa Kigali mfite amafaranga amamiliyoni nabisabye na mushyikirange Roza Muhando ko ari uzamo ababyinnyi babandi bamubyinira wabonye ko nagendanaga nabo n'abandi nawe uzaza yishushanyaho ngo reka gusohora amashusho igihe kitaragera baba ababyinnyi ba Roza Muhando ba mushyikirange Roza Muhando nibo bazabyinira bagukize ku mafaranga bagaburire mbajyane muri hoteli mbese nyine ngure imyenda isa n'inkweto zisa nzabigura ntabwo ari ukubikodesha iyo nzabitangira gusohora amashusho bambyiniye bahite bafata indege babyambukane muri Tanzania ya myenda twabyinanye mu mashusho yanjye nzaba nabiguze ntabwo ari gukodesha ubisubiza aho babikodeshereza imyenda isa inkweto zisa. Nyarudindiri rero turagushimiye cyane kubw'uyu mwanya rwose Imana iguhe umugisha cyane ariko bamenye ko ndi kuba agasore keza Imana yahaye igikundiro n'ubwiza n'igitinyiro imenyenyeri Imana yambwa ati mwana wanjye inyenyeri n'izazima ubona burya Imana igoye inyenyeri izima bitewe nawe iby'amasezerano yaguhaye uyavuyemo wicira izindi nzira inyenyeri irazima nibyo ariko iguhaye inyenyeri abantu bose baragushaka. Uravuga rero inyenyeri ko ndako igihe cyagiye ukanyibutsa ikote wambara rifite amapeta mu kiganiro gikurikiraho uzatubwira ibya ziriya nyenyeri byari amapeta aho byavuye ariko aka kanya ndumva ari Imana arambwira ngo ugiye kunyambika irindi ry'amapeti rirusha biriya ufite amasezerano rwose numva ugasengera abandi bantu amafaranga ndidodesha narabazuze kuri dodesha rwose uzafata nk'ibihumbi 200. Numva twasenga rero dusoza n'udushima Imana ku kiganiro ariko ugasengera n'abandi bantu bategereje amasezerano nkawe hari abantu barushye hari abo Satani yihebesha hari abari mu bigeragezo bitandukanye ariko rwose Nyarudindiri umukozi w'Imana umuntu wavuganye n'Imana kandi utegereje amasezerano menshi cyane rwose nifuza ko twafatanya n'undi ukongera ukadusengera ugasabira abantu bategereje kuzabona amasezerano yabo yuzura Imana iguhe umugisha. Wera mwishimye turacyari imbere yawe kandi turacyagushimira Imana kuko Yesu igitego cy'amahanga ntabwo ujya uhinduka ko wari ukera nibone ko ukiri Imana. Yesu nyagwa ku ngoma uduha amasezerano nubwo yatinda ariko urayasohoza Mwami. Yesu igitego cy'amahanga wambwiye ko nta deni uzanjyamo ibyo wambwiye byose uzabisohoza ukamana fiyanse y'umuzungu ugiye kumanza unyicaze mu nzu yanjye igendanye n'igihe cy'itegereza ifite ibyumba byinshi ukamana amanegesi najya abapangayi wambwiye ko ari abazacumbikira igitego cy'amahanga ibyo byose Mwami narabyanditse niyo mpamvu musabye Mwami gusohoreza ibyo wavuganye nanjye Mwami nyene ko hariya mukavuye k'abasinzi mukavuye k'indaya mavara mu Kinani urareba Uwiteka kumva ahantu harangaye manuka mu Kinani imyenda nambika biranduye kubera ikime Mwami nyagwa ku ngoma imputu tukaziranduye Mwami ndagusabye ngo umanuke wise cyubahiro Mwami kuko Mwami nyagwa ku ngoma Imana nyamana senge n'abandi Mwami afite amasezerano Mwami Yesu we ubambika imbaraga ubasohoreze ibyo wavuganye nabo Mwami kandi ndasenze nyagwa ku ngoma ngo umanuke ndwanirire abajya kuzirika ibyanjye Mwami datuza ndakurishe mu izina rya Yesu manuka Mwami abajya kubizirika bazirikana iby'abandi ubakubitire yungiyo mu butabi biyitira ngo nabahanuzi bakajya kuzirika amasezerano uyaziture Mwami datuza uziture amasezerano baziritse yanjye Mwami ngusinzaje hanze ngusinzaje Mwami ngusinzurinde ariko muri aka kanya Mwami Yesu nyagwa ku ngoma amin arakoze Yesu urazituye muri aka kanya nurinde hanze Mwami ngiye kugutambira Mwami datoza kandi Uwiteka Mwami udukorera ikintu Mwami kigufitiye inyungu kandi natwe kigufitiye inyungu batubwiye ko Mwami Yesu tutazasabiriza kandi tugukorera kuko Mwami Yesu muri byose ufite byose Mwami mu maboko yawe ibyinshi byose ni ibyawe Mwami datoza amazu nawe Mwami nyagwa ku ngoma nize ko Mwami ungire neza kandi tuzadukoza isoni Mwami nanjye nasoni nagukoze nubwo abanyamakuru bashaka kugira ngo nsambane ntabwo nzasambana Uwiteka we kuko Mwami ndacya amina urakoze Yesu urakoze igitego cy'amahanga urakoze kugirira neza Mwami datuza ndacyahagaze mu
bwawe kandi unyambike imbaraga mwami nyarwa ku ngoma kuko benshi bacika intege baciwe intege n'ibi bihe mwami databuja wambwiye ko uzagaburira mwami databuja natazamurara wambwiye ko uzanyambika mwami ukanyambika amakositimu nyine n'andi makositimu kandi ukora mu bantu kandi ukavugira mu bantu ibitangaza ukavugira mu bantu mwami Yesu ukagendera mu bantu ariko amen urakoze Yesu nizeye mwami databuja wumvise gusenga kwacu mwami wumvise kumutakambira mwami urakoze Yesu kumuye hari ahantu mukinani mwami databuja wambwiye ko ari ubuvumo buruta ubundi buvumo urakoze Yesu ndamaze ngize mwizina cy'ukuri urakoze amen. Iyi ni Gocha TV.